Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana al-islam ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala rasul amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ishimwe n'ikuzo mu by'ukuri bikwiriye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala watuyoboye inzira y'Ubuyisilamu. Islam ni idini nziza, ni idini y'amahoro, ni idini twahitiyemo n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye turadita ku Islam Madina. Banati muhitemo idini y'Ubuyisilamu ko nakoresha uko byose mukajya munyuza mu bikorwa byanyu kugira ngo namwe Allah subhanahu wa ta'ala azabashe kubashima ejo ku munsi w'imperuka. Allah kongera ati inna dini inda Allahi al-Islam. Mu by'ukuri idini yemewe imbere y'amaso ya Allah ni Ubuyisilamu. Mu yindi aya Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati umuntu uzaza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala afite indi dini itari Ubuyisilamu, iyo dini Allah subhanahu wa ta'ala ntazayakira. Bishatse kuvuga ko rero kuba mu Buyisilamu ni nyuma, ni umugisha, ni amahirwe atabonwa buri wese ubyifuza, kubera ko hari benshi babyifuza ariko umugisha ntibabashe kuba bawubona cyangwa se ntibabashe kuba bawugirirwa. Kuba renge namwe mu by'ukuri twarabashije kuba Abayisilamu, tukabasha gusari, tukabasha gusoma Qur'ani cyangwa kuyisomerwa, tukabasha kuganirizwa ku magambo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni inema itabona buri wese. Bityo rero dushimire Allah subhanahu wa ta'ala ko mu by'ukuri yatugize Abayisilamu. Ni inema rero tugomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko idufasha kugira ngo tuzabone ubuzima bwiza ejo ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati idha waqatil waqa, mwibuke munazirikane ubwo imperuka izaza. Imperuka mu by'ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitubwira ngo twitekerezeho cyane kubera yuko izaza irura, izaza irangiza byose ku bigendanye n'ubuzima bw'umuntu. Ubundi n'imperuka y'umuntu ubundi itangira ku gupfa k'umuntu, kuko iyo amaze kwitaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yagukuyemo roho, hasigaye ikibiribiri gusa, nta kintu na kimwe wabasha kwimarira. Wabagaho mu buzima bwari busanzwe, ukaba wabasha kwiyoza, ukaba wabasha kwiyambika, umuntu akaba yaza mukavugana nabi, ariko yaba umwanzi yaba umukunzi, mu buzima busanzwe umwanzi ntabwo yakwegera ngo mugire icyo muvugana, niyo akubonye araguhunga. Ariko iyo witabye Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri arakwegera, iyo akanagushyingura, yewe n'umuryango akazana usigana akabasha kugira gute, akabasha kuba yawitaho. Imperuka y'ubuzima rero iba yatangiye. Nta gikorwa na kimwe mu bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abantu kuba bakora ushobora kuba wabasha kugeraho, kuko ingingo zose ziba zamaze gutuza, nta kintu na kimwe kuri yo cyo kibasha gukoreka. Ntiwabasha gutekereza ngo bikunde, ntiwabasha kuzamura akaboko ngo bikunde, ntiwabasha gutera akaguru ngo bikunde, yewe n'ubwenge bugira gute urahagarara, ntibasha kongera gutekereza. Allah subhanahu wa ta'ala rero yatubwira ngo dutekereze ku munsi w'imperuka, ni ukugira ngo mu by'ukuri tubashe gutekereza, tunibuke, tunazirikane mu gihe tugifite ubuzima. Ariko mugende mo ndavuga twe tunywa, ndabizi ko muri kunywa, urumva, tube tunywa hanyuma nanjye tube tuganira, nanjye ndaza kuza kunywa inshallah nyuma yaho. Mu gihe cyose rero mu by'ukuri ubuzima bw'umuntu butari bwamuvamo cyangwa se ruhitari yamuvamo, abategetswe gukora no kubahiriza no gushyira mu bikorwa ibyategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam se kugira ngo mu by'ukuri abantu bubahirize bashyire mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse, nuko bagerwaho n'ibintu bitandatu, kandi ibyo bintu bitandatu bigeze ku muntu bimubera imbogamizi yo kubahiriza no gushyira mu bikorwa bya Allah subhanahu wa ta'ala yategetse. Icyambere intumwa y'Imana sallallahu yavuze ni ikigendanye n'ubukene. Twese ntawe utagira ubukene, iyo bwatugezeho hari uburyo twiheba, tukumva ko ibintu byose byarangiye, ukumva ko ejo nta bundi buzima bwiza buzongera kubaho, ukiheba, ukumva yani ugacika intege ku buryo bwose bushoboka.
Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero nk'umuntu warebaga kure, nk'umujyanama wacu, nk'umwarimu wacu, nk'umuntu w'icyitegererezo ku bantu, nk'umuntu Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ku bantu kugira ngo abigishe anabereke ubuzima bw'ibyo bagomba kubaho. Na nyuma y'uko Allah subhanahu wa ta'ala twereka ko azatugerageza cyangwa se azatugezaho ibibazo bigiye binyuranye, n'ibyo bibazo harimo n'ubukene. Ubukene bugeze ku muntu rero buramumugaza. Mu buhe buryo? Iyo wamaze gukena no gutindahara, icya mbere wowe wanze kwica intege. Mbere y'uko abantu batangira kukubonamo ubukene, wowe utangira kubwibonamo. Wamara kubwibonamo, niyo uri mu bantu nk'uko twicaye hano, uravuga ijambo ryawe ukumva ritagera kure. Wowe ukabanza kwiyumvishamo ko nta muntu n'umwe uri buriha agaciro. Nyamara nawe uribwiye kubera ko bagusomamo ubukene, ntabwo bashobora kukumva, ntabwo bashobora kugira gute kukwitaho, sibyo? None ibitekerezo byawe wowe bitangira babiciye amazi, abo ubibwira nabo bakabica amazi, maze kugeza ubwo mu by'ukuri utangira kwigunga, aho kugira ngo uze mu bantu aho abandi bari baba bateraniye hariya kubera igikorwa runaka abantu bagize, wowe ukajya uza witimbije cyangwa se bikarangira ko ntavuze, ari nta kindi utinya uretse kugira ngo ubukene bwawe bukomeye gutega kugaragara. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero ikatubwira ese kugira ngo byibuze ubashe gutekereza, ushyire ubwenge bwawe ku murongo ku bigendanye n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse ko wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni uko wagerwaho n'ubukene, kandi iyo bugeze ku muntu butuma asuzugurika, nawe ubwo akisuzugura, kandi bikaba akaba nta kintu na kimwe yavuga ngo cyumvikane mu bantu. Ese nugera muri urwo rwego, nibwo uzabasha gutekereza ku mperuka, nibwo uzabasha gutekereza ku cyakugirira akamaro kugira ngo ubashe kuba umugaragu mwiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero tekereza, ubashe gukora, ubashe gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse mbere y'uko ugerwaho n'ubuzima nk'ubwo ngubwo, kubera ko nubugeraho ubwabwo wowe uriheba. Niba wasenga 5 ku munsi urabihagarika ukabireka, nta kindi ubikoreye, wumva ko Imana yakwanze, kumva ko ubuzima bwawe bwagize gute bwarangiye, nukumva ko n'abantu bose bari muri rusange nta muntu n'umwe ugufitiye urukundo cyangwa se ugufitiye impuhwe. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala akatumara impunzi, yatubwira ati waranabluwakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wa anfusi. Allah subhanahu wa ta'ala tuzabagerageza kuri buri kintu. Allah ni ukuvuga ngo ubukene niba ugeze menya ko ari ikigerageza kuri wowe, aricyo Allah subhanahu wa ta'ala arimo gushaka cyiza gishobora kuguturukaho kubera bwa bukene wagenza. Hari n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala gushakaho kubera ko wabuze umuntu mu muryango wawe, yaba umubyeyi wawe cyangwa umwana wawe cyangwa undi muntu witabye Imana, ukaba wamubuze, ukaba wagiye kumushyingura, ukaba utazongera kumubona, kuba yagiye ubwabyo harimo ikigeragezo cy'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala gushakaho cyiza, kiri buze kukubera impamvu yo kugira ngo ubashe kuba wagira gute, ubashe kuba wabona ijoro. No kuba ushobora guhinga ntiweze, nko kuba ushobora kuba wari ufite inshuti ikimuka ikajya ahandi kandi wifuza ko kuba uruhande, kuba wari ufite umugabo mugashwana mugatandukana akajya hariya nawe ukajya hariya, kandi wowe mu by'ukuri wifuzaga ko ubuzima bwakomeza, ariko kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala akaba yarabiteguye ko bigomba kugenda gutyo, muzabana igihe runaka, ikindi gihe mugatandukana, we ntubashe kujya gutyo, ntubashe kuyakira. Ibi byose rero iyo bituziye kuri twebwe bitubera impamvu yo kugira ngo dutekereze, nitumara gutekereza ibyo turi buze kuza gukora cyangwa ibyo turi buze kunguka mu kubahiriza no gushyira mu bikorwa mu bundi buzima buri buze imbere, bikaza kutuviramo neza igihe twabitekereje neza yo kubaha no kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rero idha waqatil waqa, ubwo imperuka izageze, ni umunsi umuntu mu by'ukuri azahura n'ibyago n'agahinda. Iyo dutekereje ku byo Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ko tubwira ku bigendanye n'uyu munsi, mu by'ukuri umuntu yakagambye no kwicara agatuza agakora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala amutegeka, kuko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ngo izuba rizamuka rigere ku kirimo cya kabiri cy'isi nijoro. Twazamutse twumva izuba ari ryinshi, ariko impamvu wenda byabaye ryinshi nuko twegereye amazi, sibyo? Niko twegereye amazi, uri uko twebwe ubushyuhe tubwumva, hari umuntu hano wabwumva cyane bikubye byiza inshuro zigera muri 2, sibyo? Reba buno bushyuhe rero Allah subhanahu wa ta'ala kubye inshuro 2 cyangwa 3. Allah subhanahu wa ta'ala umwe basanga tubwira yuko tuzahagarara kugeza ubwo ibyunzwe twebwe tubira bizazamuka bikagera mu mbuto kandi bitagata, kugeza ubwo abantu bazatangira kwimura bati ya Rabbi Imana nyagasani, iyo wari dufashije ukaducira urubanza, buri wese agahabwa ibye, uhanwa agahanwa, ujya mu ijoro akajya mu ijoro, kubera yuko bizeye ko ari urubanza ruri buze kuza kubaho. Abajya mu ijoro bakajya mu ijoro, n'abajya mu muriro bakajya mu muriro, maze bagasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko bakuriraho ibyo bihano, buri wese agahabwa ibigendanye n'ibyo yabashije kuba yakorera.
bityo rero birakwiye ko dutekereza ku munsi w'imperuka cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yavuze ku bigendanye n'ubukene yuko ubukene butagomba kuduherana kugira ngo tureke gukora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse, ahubwo n'ubwo bukene buramutse butuziye tugomba gutekereza tukareba kure, hanyuma nabwo tukabwitwaramo neza, tukubaha kandi tukumvira ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Icya kabiri, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ese kugira ngo mwubahirize mushyire mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse, niko mwagerwaho n'ubukire. Ubukire bumaze kugera ku muntu, usanga urugo yashyizeho igipangu, ejo ugasanga yanditseho ishemesha, hano hari imbwa iryana, cyangwa se ugasanga yashyizeho umuzamu uri bumurindire abantu kugira ngo bataza kuza kumubuza umutekano. Waba uryamye ukabwira abana ati mukinge igipangu, mushyire igipangu. Ibyo ari nta kindi bikorera usibye iki? Ubwibone. Na nyuma y'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yindi mvugo tubwira ngo nta muntu uzinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala akaba nubwo afite kiburi ingana n'akavungukira k'umukungugu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam numara kugera muri ubwo buzima, aho uzatangira kwinura abantu, aho uzatangira kwiyama abantu, nibwo uzabasha gusenga bigakunda, nibwo uzabasha gutanga zakat bigakunda, nibwo uzabasha kubanira abantu neza bigakunda, nibwo uzabasha gutanga mu byo ufite bigakunda, nibwo uzabasha gukora somo bigakunda. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero igihe cyawe ufite ni iki ngiki. Icyo ufite iyo waramutse ukabona waramutse, nicyo gihe cyawe cyo gukora, nicyo gihe cyawe cyo gusarura, nicyo gihe cyawe cyo kugira icyo ubika mu gikapu uzajyana ubwo bazaba bagushyinguye hariya, hanyuma ugategereza kugereza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero ubukire nabwo ni bimwe mu bintu bishobora kugera ku muntu bikamuzuraza, na nyuma y'uko ye bwatugeze tubyishimiye. Bityo rero Allah subhanahu wa ta'ala rero ni mwibuke muzirikane umunsi w'imperuka. Uzirikana umunsi w'imperuka rero azirikana ko haba mu bukire haba no mu bukene agomba gukora ibishoboka byose agasaruramo bimufasha kugira ngo azabashe kwishimirwa mu Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatatu, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ni uburwayi. N'ibihe turimo ubu hadutse abaganga nibo dusigaye twumvira kuruta Allah subhanahu wa ta'ala. Aho muganga akubwira ati rero urwaye diyabete, urwaye pressure, urwaye ntuzongere kurya umuntu. Wagera mu rugo yatubyubahiriza. Nyamara batubujije kurya ingurube ukayirya. Ariko muganga yavuze ukamwubaha 100%. Ntuzongere kurya umunyu, jya ukora ka siporo gakeya, jya unywa amazi ku kigero iki n'iki, ukamwumvira ukanomwubaha, utinye ko ubuzima bwawe bagira gute bwakangirika cyangwa se ejo wakwitaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamara Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira gukora neza mu gihe tugifite ubuzima, tukubaha tukumvira Allah subhanahu wa ta'ala, twangiza tukajya gute twanga kubikora. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadisi nyirango twigeze kuvuga rushize ivuga ku bintu bitatu iyo umuntu abifite ko abafite imani kugera ku rwego rwo kuri ku nkingi z'umutima. Icyambere avuga ngo muzakunda ubuzima bwanyu cyane byose. Mbere yuko urukundo rwa Allah subhanahu wa ta'ala rugomba kuri wowe, ariko uzakora ibishoboka byose ubuzima bwawe nanone ubukunde kurusha byose. Gukunda ubuzima rero intumwa y'Imana sallallahu arimo kuvuga ahangaha so kuwukunda mu buhe buryo, mu rwego rwo kuvuga ngo uteke ifiriti nziza, wambara umwenda muzima waguze uwo munsi, oya, ni ukwita ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo senga 5 ku munsi, uzasenga 5 ku munsi. Niba Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo uzasibe, uzasibe. Niba Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ngo utanga amaturo, uyatanga. Niba Allah subhanahu wa ta'ala afite ikindi gikorwa runaka gutegetse kumva ko yakigutegetse, uzagikora. Nukora gutyo nibwo uzabukunze ubuzima bwawe, kuko nta kindi cyatuzanye hano kuno usibye gukunda ubuzima bwacu no kubushyira mu byo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yategetse. Aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nta kindi twabategetse uretse kugira ngo mugaragire Allah subhanahu wa ta'ala kandi mukore amanywa n'ijoro. Allah subhanahu wa ta'ala ati rero uzicisha bugufi azajya mu uzicisha bugufi munsi y'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akumvira Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukubongo ubone ufite ibyiza n'umunezero n'ijuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ejo ku munsi w'imperuka wa munsi uzaba ukomereye buri muntu wese, yaba wakoze neza wagize gute kuri wa munsi uzatera agahinda, uzatera ibibazo abantu bitewe n'uko uzabaho ibyo abantu batamenyereye. Imana avuga ngo إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Ngo Allah subhanahu wa ta'ala azafata isi ayitingise umutingito wawe ukabije cyane, hanyuma ibiri munsi
byose bizamurwe bishyirwe hejuru, amakuru y'ibyo twayikoreye hejuru byose agira gute atangazwa, ashyirwa ahagaragara. Nibwo umuntu azibaza bitewe n'uko yibayeho imyaka runaka, imyaka 40, imyaka azamara hano ku ino si, isi ituje itavuga, nta kintu na kimwe itangaza. Ariko kuri uwo munsi izavuga ibyawe kuva ku gitoya kugera ku cyanyuma hejuru. Hanyuma umuntu abibaza ati none wabaye iki umunsi, byakugendekeye bite? Nari nkuze utuje, nari nkuze utekanye, ibyanjye ubyinjiye mute? Hanyuma isi nayo imubwiye iti uyu munsi nibwo Allah subhanahu wa ta'ala ntegetse gukora gutyo uyu munsi. Bityo rero twishimire kuba mu by'ukuri dukora ibikorwa nk'ibi ngibi, kuko mu by'isi izasohora harimo n'ibikorwa nk'ibi tuba twakoze. Ivumbi ryaturengeye, ivumbi ubuhamya zizatanga ubuhamya ku bigendanye n'ibyo twagize gute twakoze. Aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ingingo z'umubiri ubwazo zizatanga iki? Zizatanga ubuhamya ku bigendanye n'ibikorwa bitandukanye binyuranye twakoze. Uribaza gute cyangwa urimo gutekereza gute ubwo ingingo zawe zizaba zimuvuga ngo umunsi uyu n'itariki ni isaha iyi nari nicyana nagezweho n'ivumbi riniri ringana gutya na gutya, kubwo kugira ngo wubahirize ibikorwa by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu byo gutegeka. Bityo rero bavandimwe b'Abayisilamu, kubahiriza no gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala adutegetse nibyo by'ingenzi, nibyo by'ingirakamaro, nibyo bidufasha kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa byacu bibe biri ku rwego rwo hejuru. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu mu yindi hadisi yatubwiye ati hibuna dunya musana akhira. Mu by'ukuri abantu bashishikariye gukunda ubuzima bw'isi hanyuma birengagiza ibikorwa by'imperuka. Iyo ukora ibikorwa nk'ibi rero ni ibikorwa bigendanye no kuba turimo dutekereza imperuka, cyane cyane ko aya natangiriyeho ni aya Allah subhanahu wa ta'ala arimo kutwibutsa ku bigendanye no gutekereza cyane ku bigendanye n'ubuzima bw'imperuka. Ni iki runaka ndimo gutegura nzajyana hari ahantu kizangirira akamaro, kizangirira akamaro nawe kikakugirira akamaro, ni ugutekereza cyane ku buzima bwa nyuma. Ese nimara gupfa, nimara kwitaba Allah subhanahu wa ta'ala, nimara kuva hano ku ino si, ni igiki mfite cy'agaciro kibuze kumbera kiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ugiye gusura umuntu uzi neza ko hari ibyo ari buze kuza kukubaza mu bigendanye n'amasezerano cyangwa se ibikorwa runaka mwari mufitanye, ugenda ufite ubwoba bw'uko ibyo uri bumusubize utari buze kuza kugira ngo tutari buze kuza kwibona, ugakora ibishoboka byose ugategura, ukavuga uti rero iki kibazo ari gukimbaza, iki kibazo ndibuze kuza kugisubiza gute, twibaza gute mu bigendanye n'ibibazo Allah subhanahu wa ta'ala tubaze ko tuzatumuhagaze imbere cy'ibyo tuzamusubiza. Ibyo tuzamusubiza rero ni ibikorwa nk'ibyo. Niba utarabashije kubikora, niba utarabashije kubyubahiriza, menya neza ko ntacyo ufite, nta n'icyo uzabona uzaganiriza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero yibona dunya wasana akhira, abantu bashishikariye gukunda isi cyane. Iyo ukora ibikorwa nk'ibi ngibi isi urimo kwitera umugongo, hanyuma ukaba urimo kuzana ibikorwa by'imperuka bizagufasha ari n'ibanga. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam hadisi yatubwiye ati hasiba anfusakum qabla tuhasa, kugerageza kwibarurira. Iyo umuntu yibarurira rero usanga ibikorwa nk'ibi bitamutera irungu, bitamutera isoni, bitamutera ipfunwe, ahubwo yishimira kugira ngo tuyishimira kubibamo. Bityo rero ni byiza yuko ibikorwa nk'ibi tugomba kubishishikarira, kubera ko bidufasha kuba abagaragu beza n'abakunzi b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kongera katubwiye ati hibuna dhunuba insana tauba, abantu twashishikariye gukosa, aho usanga mu by'ukuri kuba mu byaha no kubiganiriza bagenzi bacu ntacyo bitubiye. Umuntu aricara nta kwigirira isoni, nta kugira gute, ukumva ko agiye kugendana n'ubuzima bwe bwose kandi bwuzuye amabi, akarondora akwereka ko mu by'ukuri ari ibikorwa bizima arimo gukora. Ibyo bintu rero si byiza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yatubwira ngo umuntu uzakora icyaha mu ibanga akacyicuriza mu ibanga, icyo cyaha ntabwo abazwa n'akazigira akimugaragariza ku munsi nk'uwo, azakijonjora gikure mu bindi, na nyuma y'uko abazwa n'akazi kimubabariye agishyire ku ruhande, ibindi byose ubibwirwe, niba ari byo bibabarirwe, ariko cya cyane kiyoboka ni cyiza. Bishatse kuvuga ngo ni byiza ko twigirira iki? Twigirira ibanga. Niba wakoze ikintu, menya neza ko wagikoze ku bwawe, ku giti cyawe, ari nawe kireba ubwawe, hanyuma ukaza kuza kwegera Allah subhanahu wa ta'ala kuvuga ati ya Rabbi, nakoze icyaha iki n'iki, ndagusabye ndakwinginze ngirira impuhwe, ngirira ibambe. Icyo cyaha Allah subhanahu wa ta'ala ahita kikubabarira, nta n'ahandi hantu kitagitangaza. No ku munsi w'imperuka ntikizigera kigera imbere yawe, ntabwo azigera kikugeza imbere yawe. Bityo rero mu byo dukora, nugira amahirwe ukagera mu rugendo nk'uru,
twese bwa turabanyamakosa, buri wese abazira kote cyangwa se uruhande ahengamiyeho mu gukosa, buri wese aba yize. Nyamara wagera mu bantu batabasha kukumenya. Jya ukora ibishoboka byose ku gikorwa nk'iki, usabe Allah subhanahu wa ta'ala uti ya Rabbi, iki gikorwa nakigiremo ku bwawe, ndagusaba yuko wambabarira nanjye ukampa inzira kugira ngo mve muri iki kintu. Ku gihe cy'intumwa y'Imana birangamiye inkuru iri muri surati Kahafi y'abantu bagiye mu buvumo, Allah subhanahu wa ta'ala bakaza kwisanga urutare rwagize bite, rwafunze. Bamaze gufunga bibaza ukuntu bari buze gusohoka muri rwa rutare, birabacanga birabayobera. Ariko buri wese yagiye atangaza inkuru y'igikorwa cyiza, bashatse ikintu cyose basaba Allah subhanahu wa ta'ala yanga kwakira ubusabe bwabo. Ariko baravuga bati, baratekereza baravuga bati, ntago buri wese yatekereza igikorwa cyiza yaba yarakoze hanyuma yangiza akagiganiriza Allah subhanahu wa ta'ala, na nyuma yo kukimuganiriza tukagisabiraho ibyiza yuko Allah subhanahu wa ta'ala aza kudukuriraho mu rutare. Buri wese agenda yigamba ibye, avuga ati ya Rabbi, ibi nabikoze kubera wowe, nyorohereza dufungura dukora urutare. Umwe yavuga urutare rukakingura, kugeza ubwo bose urutare rwafungutse, hasigara umwanya w'aho abantu bari buze gute, bari buze kuza kumenya. Natwe rero ku bikorwa nk'ibi ngibi ni byiza yuko bitagomba kubikora gutya ngo ugende wituramira. Turi abanyabyaha. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ngo mwene Adamu wese ni umunyamakosa hano akagira, ariko umunyamakosa mwiza ni wa wundi utekereza ku makosa